Isimbi TV akaba arasiye abantu bose bagiye bamuvugaho mu gihe yari arembye ameze nabi. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho amakuru agezweho cyangwa se umusitari wo munsi cyangwa se inkuru zicicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, diplomasi, politike n'ibindi byose, indirimbo nshya zigezweho cyangwa se zasohotse byose bibarizwa hano, amateka y'abantu batandukanye abahanzi. Tugiye kugaruka kuri Isimbi TV. Isimbi TV ni muntu ki? Wakwibaza mu buryo bwa filozofi nibyo twibandaho hano. Isimbi TV ni muntu ki? Niba uri umukunzi we cyangwa uri umufana we, aho uri hose turagusuhukije, nyagasani naguha umugisha utagabanyije. Isimbi TV akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 29 z'ukwa 9 2017. Ubwo ngubwo utugereranyije ni imyaka 7 amasaha akora, akaba afite abasubscriber bangana na miliyoni 1 n'ibihumbi 200 birenga. Isimbi TV akaba amaze kugeza video zingana n'umubare 4,000 birenga, nizo n'amashusho amaze kwa uploadinga amaze kugeza ku rubuga nka YouTube. Isimbi TV se wamenya se umubare w'abantu bamaze kumureba cyangwa se total views? Total views ni igiteranyo cy'abantu bamaze kumureba. Isimbi TV akaba amaze kurebwa na miliyoni 387. Niwo mubare fatizo twafashe w'imbere. Izo nizo miliyoni zimaze kumureba. Akaba akurikiranwa ku rubuga nka Facebook na Instagram. Izo nizo mbuga kenshi akunze gukoresha. Isimbi TV yagarutse ku buryo bwa filozofi, yabaza cyane abantu kandi yibaza na teologiya. Filozofi ni ukwibaza ibibazo, ikibazo cyose wibajije aba ari ukuri. Avuga ngo ese kuki abantu mutekereza ku bandi ntimwitekerezeho? Cyane cyane ati kuki mureba umugogo w'abandi uri mu ijisho mutabanje kureba uwanyu? Mbere y'uko utokora undi se wabanje kwitokora? Mu buryo bwa teologiya agira ati ibyo mbabwira, ese niba wemera ko Imana ibaho ukaba wemera ko uzapfa, kuki utayemera? Abantu bayihakana. Agira ati oya, ntabwo mvuze ngo, ntabwo nguciriye urubanza, ntabwo ndi Imana. Uramenye ntugacire urubanza mu gihe uri munsi y'ijuru mugenzi wawe. Nibyo bita teologiya. Teologiya ni ugushyira mu nyurabwenge, noneho ukaza kwemeza umuntu ko afite icyaha cyangwa se ukamwereka uburyo ibyo yatekereje ari amakosa. Mu gihe filozofi ikintu cyose wakoze aba ari cyo, uba uri mu kuri. Nkubwira ngo niba ugeze hano bwa mbere kuri uyu muyoboro, kora subscribe. Uramenye ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Niba wahageze kora like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi, kugira ngo ntabwo uri igitambambuga. Oya, ntabwo wabona na kimwe ushoboye. Kora like, subscribe.